Oh yes, muraho neza, turagusuhuza wowe dukurikiye muri aka kanya, wowe ukurikiye ibiganiro byacu kuri chaîne yacu ya YouTube ya Digital Lines Forex Academy. Tukwifuriza kugira ibihe byiza. So niba bitameze neza uyu munsi, ejo bizaba bimeze neza, kandi niba bimeze neza nabwo komeza usenge cyangwa se ukomeza ushimira Imana yuko iri kumwe nawe muri uyu mwanya. Tugarutse muri mwanya wacu rero amasomo nk'ibisanzwe. Tugarutse tureba cyangwa se dukomeza amasomo yacu nkuko bisanzwe, nkuko cyangwa se mumaze kumenyera kuri iyi chaîne yacu ya YouTube ya Digital Line Forex Trading Academy. Tugiye kureba isomo rishyashya, isomo rishingiye kuri chat partners, ariko taratangira nongera gushimira abantu mugenda muduha support cyangwa se mugenda mudutera support, mureba ibiganiro byacu, munakora share, munakora comment. Mwabonye ko iyo ukoze comment akenshi ku kibazo runaka ufite kuri iri somo urasubizwa kandi ugasobanurwa uko bimeze. Shimira n'ababashije kugenda bandikira ku mbuga bagenda batwangira ku mbuga zacu, cyane cyane kuri WhatsApp, kuri Instagram, hose kuri Facebook. Mwese mukomeze kugira ibihe byiza cyane. So uyu mwanya tugiye gutangira isomo ryacu nk'uko nari mbivuze, ariko riragaruka cyane kuri chat partners. Ikindi tugaruka kuri volatilities and step index, nibyo turibandaho cyane. Tugiye kumenya ngo ese step index wazitradinga gute, volatilities wazitradinga gute. Ibi byose tugiye kurambura muri iki kiganiro cyacu cyangwa se muri iri somo ryacu ry'uyu munsi. Kuko bisanzwe rero, sindongera gusobanura wenda inkomoko ya statistique nk'ibisanzwe. Abenshi mumaze kumenyera itandukaniro ryazo cyangwa se mumaze kumenyera difference yazo na currencies, kuko muri video zabanje nagiye bigarukaho kenshi gashoboka. Ariko nk'umuntu mushyashya uri kureba ino video, cyangwa se nk'umuntu mushyashya utangiriye kuri iyi video, icyo namubwira ni uko statistique ni trading nziza cyane, kandi trading itagora cyane mu kuyitradinga. Waba warize, waba utarageze mu ishuri, upfa kuba uzi gukoresha smartphone yawe cyangwa se uzi gukoresha telefone yawe nk'ibisanzwe. Ni trading cyangwa se ni umwuga ushobora wajyamo uko waba umeze kose ukawubyaza umusaruro. Ariko by'umwihariko cyane cyane kuri abajene, abakobwa, abasore, inkumi, nibwe ngarukaho cyane, cyangwa se babandi murangije za kaminuza, segonderi, murangije segonderi mukishakisha cyangwa se mukigerageza kureba ko mwabona utuzi, ariko still nawe bikaba byaranze. Nabashishikariza cyane cyane, niba waratangiye kwiga uyu mwuga mu buryo bwimbitse, nagushishikariza kwiga utitaye ku biguca intege cyangwa se utitaye ku bagusubiza inyuma, kuko uyu ni umwuga mwiza cyane. Ni umwuga mwiza cyane kandi ushobora gushyiramo imbaraga zawe zose ukaguhindura ubuzima. Iki kintu mpora nkivuga cyangwa se mpora ngisubiramo uko byagenda kose. Uyu ni umwuga ushobora gukora ukaguhindurira ubuzima, cyane ko ni umwuga utagira imipaka. Aho waba uri hose, aho waba uri gukorera hose, ni umwuga ushobora kuwukora, cyangwa se ni umwuga ushobora gukora ukageza umusaruro. Waba uri hano mu Rwanda, muri Amerika, Canada, Australia, Europe, Asia, igihugu cyose waba ugiherereyemo, aho waba ugeze hose ufite trip, ni umwuga ushobora kugenda mu ndege cyangwa se mu kandi kazi kawe uri kubyazamo amafaranga, cyangwa se uri kubyazamo umusaruro mu buryo bushoboka bwose. So niba waratangiye kuwiga, navuga ngo komeza ushyiraho imbaraga, kuko after 1 year, after 2 years, umwuga uzaguhindurira ubuzima
tuyitangire rero isomo ryacu ry'aka kanya, ariko nanone ntaribagirwa kuri wowe ufite akazi usanzwe wikorera cyangwa se usanzwe uri umukozi muri leta cyangwa usanzwe ufite ibindi bintu ukora byo ku ruhande ariko ukeneye another source of income, nakubwira ngo nawe uyu ni umwuga ushobora kwiga ukabonamo amafaranga aza gufasha yongera umushahara wawe cyangwa se agufasha yinjira yiyongera cyangwa se aba inyongera kuyo usanzwe winjiza. So uvuga ngo n'umwuga wawe buri wese. Ikindi cyiza cyawo ni uko mu bihe by'ibibazo, mu gihe by'amage, mu gihe by'ibyorezo, uyu ni umwuga udashobora guhagarara na gato, kuko nuko nabivuze ni umwuga udafite umupaka n'umwe. Ntabwo ureba ngo mu gihugu kimwe cyangwa se mu kindi gihugu harimo ibibazo ngo ese bimbigenze gutya nawukora gute. Hoya, uyu ni umwuga uri global cyangwa se ni umwuga uri decentralize ku isi hose, ku buryo aho waba uri hose ushobora kuwubyaza umusaruro. Cyane cyane ngarutse nko kuri ibi byorezo bigenda bitera isi muri rusange, ugasanga wenda byibasiye nk'igihugu kimwe, habayeho ngo guma mu rugo. Ni umwuga ushobora gukora wibereye mu rugo iwawe, waba uri haba habaye guma mu rugo, haba habaye ibiza runaka, ukabasha kubyaza amafaranga cyangwa se ukabasha kubyaza umusaruro wikemuza mu bibazo byawe usanzwe cyangwa se uri kugenda uhura nabyo muri ako kanya. So kadutangire isomo ryacu. Nkuko nari mbivuze, tugiye kugaruka kuri chart partners, ariko cyane cyane twibanda kuri step index cyangwa se kuri type of the step index. Ubushije twagarutse kuri boom and crash, tureba uko zitradingwa, haba mu kuzitradinga kuri spikes cyangwa se mu kuzitradinga mu buryo busanzwe muri position zisanzwe zigenda. Ubu akanya tugiye kureba kuri step index, twongeye tugaruke kuri pairs zitwa volatilities. Izo zose ni pair dusanga kuri mu broker witwa Deriv Limited, aho ukorana nawe nta komisiyo cyangwa se serivisi ze, nta komisiyo cyangwa se kumukorera mu buryo bwo kumwinjiza umusaruro. Ni ibintu byiza cyane kandi byoroshye. So hano tugiye kureba kuri chart partners nkuko nari mbivuze. Chart partners zacu tugiye kurebaho izo tugiye guheraho ku isomo ryacu ry'uyu munsi, aho turasangamo byibuze cyangwa se turasangamo ku moko atatu. Turahera ku moko atatu ya chart partners cyangwa se asanzwe amenyerewe cyane. Harimo amoko atatu, harimo iyo twita ngo chart partners. Tutangira ku moko atatu ya triangle cyangwa se kubwo kuganira usangamo kuri chart partners. Harimo symmetrical triangle. Symmetrical triangle usangamo amoko atatu, harimo asymmetrical triangle partner, tugasangamo ascending triangle partner, tugasangamo na descending triangle partner. Ayo ni amoko atatu ya asymmetrical triangle akunda kwifashishwa cyane mu gukora analyze. Ubushije cyangwa se ku masomo twabanje twarebye kuri somo ryo kumenya gukora support level and resistance level. Dusanga ko kugira ngo ukore support level and resistance level akenshi ugendera ku bintu bitatu. Ibyo bintu bitatu iyo uri gushaka support level and resistance level, icyambere ugendera kuri icyo twita ama high highs n'ama high low. Ibyo ngibyo icyo wakabiri cyambere ushobora kugendera cyangwa se ushobora gukoresha. Ikindi cya kabiri twabonye ko support and resistance level akenshi ushobora kuyishakira muri daily time frame and H4 time frame. Nizo time frame wifashisha uri gushaka support level and resistance level. Icya gatatu twabonye ko ugomba mu gihe uri gushaka support level and resistance level
tugomba gufata nk'urugero rw'inzu uko iba yubatse. Ni ukuvuga ngo hasi kuri fondasiyo tuhafata nka support, hejuru kuri parafo tukahafata nka resistance. So ni ukuvuga ngo ibyo bintu bitatu nibyo ugomba kwigenderaho uri gushaka support level and resistance level. Icya kane cy'ingenzi nuko uri gushaka support level and resistance level, byibuze kuri za high levels and high low levels ugomba gukoresha byibuze point 3 cyangwa se 2, akabirizo wifashisha uri gushaka support level and resistance level. Ibi bintu byo gupfa kwinjira mu isoko ry'iteremuko ntabwo bikora ahangaha muri synthetic, kuko tukiri kuzitangira nababwiye ko synthetics by'umwihariko ziba zishingiye kuri technical analysis. Iyo utazi gukora technical analysis cyangwa se iyo utazi gukora analysis muri synthetic rwose uba wasigaye, kuko trading ya synthetic indices ishingiye kuri technical analysis gusa. Bitandukanye nko muri Kares, wenda ushobora kuba uzi gutradinga fundamental analysis cyangwa se sentimental analysis, wenda kuri technical analysis ufite ubumenyi buke ugasanga wenda byaje umusaruro. Ariko kuri synthetic ho ikintu cya mbere ugomba kwiga cyangwa se ugomba kumenya nuko isomo ryaho cyangwa se kugira ngo uzibyaze umusaruro ugomba kuba uzi technical analysis ku rugero rwa 70%. So niyo mpamvu ibintu byose turi kwiga cyangwa se ndi kubabwira ahangaha bishingiye kuri technical analysis cyane. Izi symmetrical triangle rero tuzisanga muri chart partners. Iya mbere tubonamo asymmetrical triangle partner. Iya mbere dusangamo asymmetrical triangle partner, iya kabiri dusangamo ascending triangle partner, iya gatatu tugasangamo descending triangle partner. So impamvu izi ngizi ugomba kuzikoresha cyangwa se nazo ugomba kuzimenya nuko akenshi nk'igihe uri gushaka support and resistance level ushobora kubona wenda kimwe muri iki kimenyetso. Iyo ubonye kimwe muri iki kimenyetso wenda ukabonamo support level and resistance level, iki nacyo cyangwa se kimwe muri iki kimenyetso nabyo bifatwa nka support level and resistance level. Nk'iki kimenyetso cya mbere rero asymmetrical triangle partner tuyisanga cyane cyane mu gihe isoko riri kugenda mu buryo bwa consolidation cyangwa se mu buryo bwa sideway market. So noneho iki kimenyetso cya kabiri akenshi tukunda kukibona igihe isoko ryacu riri kugenda muri uptrend. Uvuga ngo isoko ryacu riri kugenda muri uptrend trend line, nibwo tukunda kubonamo iki kimenyetso cya ascending triangle pattern. Kino kimenyetso cya mbere asymmetrical triangle pattern kiba gishatse gusobanura iki? Kiba gishatse gusobanura ko yo wagisanga muri selling position cyangwa se muri bearish position cyangwa se wagisanga muri bullish position, aho gisanze niho haba hari amahirwe menshi yuko kigomba cyangwa se isoko rigomba gukomereza. Ni ukuvuga ngo niba ukibonye muri downtrend position cyangwa se muri selling position, ni ukuvuga ngo akenshi isoko rikora icyo twita continuation, rikikomereza in deep cyangwa se in downtrend position cyangwa se in selling position. Naho ascending triangle pattern tuyisanga muri uptrend position. Bivuga ngo niba tuyibonye muri uptrend position akenshi dukunda kuyibona kuri resistance, ariko tukagiramo n'uyu murongo uzamutse cyangwa se werekana trend yacu kuri muri market yacu, ariko ugaragaza utwereka ishusho yuko isoko riri kugenda mu buryo bwa uptrend position. So iyo tugisanzemo rero nabwo isoko riba riri cyangwa se kiba kiri kutubwira yuko
ntabwo isoko rirongera gusubira hasi, ahubwo rirakora icyo twita breakout ryikomereze in uptrend position. Iki cya gatatu nacyo it's the different cyangwa se the same y'iki cya kabiri, ariko icyo tukakibona cyangwa se tukagisangamo igihe isoko riri kugenda in downtrend position, kuko cyo tukibona muri selling cyangwa se muri bearish position, aho iyo tukibonye akenshi tugisanga kuri support levels cyangwa se dukunda kubonamo poet, tugisanga kuri poet cyangwa se zinga eshatu hasi kuri support yacu. Iyo tukibonyemo nabwo isoko riba riri kuduha ikimenyetso cyangwa se signal yuko isoko rirakora breakout rikikomereza in downtrend position. Izi ni ubwoko bwa mbere bw'icyo twita asymmetrical triangle patterns. So katurebe examples. Example ya mbere ni symmetrical triangle. A symmetrical triangle pattern. Nuvuga ngo a symmetrical triangle is a continuation pattern. Ushobora kuyibona muri in uptrend. Nuvuga ngo iyo uyibonye in uptrend cyangwa se mu igihe isoko riri kuzamuka cyangwa se riri kukwereka ko riri uptrend position, nuko uhita wespectinga ko harabaho breakout to upside cyangwa se muri uptrend n'ubundi uptrend position isoko urisanzemo. So igihe ukibonye cyangwa se ugiye ubonye kino kimenyetso, igihe ubonye iki kimenyetso muri downtrend position cyangwa se muri bearish position, uhita wespectinga ko n'ubundi isoko ryawe rirakora breakout rikagana in downside. Aricyo iyi example baduhaye. Nuvuga ngo hano bari kutwereka ko isoko riri uptrend position cyangwa se riri kugenda uptrend, byavuye hasi rirabayinga, rigeze hangaha risa nk'iri seringa aho gatoya, aribyo twafata nk'iyi sas. Mu kugera aha rikora breakout ryikomereza in uptrend. Nuvuga ngo mu gushaka kandi iki kimenyetso ugomba gushakamo byibuze, ugomba kugenda kuri poet eshatu hahandi isoko ryakoreye reversal cyangwa se ryakoreye cya kimenyetso cyangwa yakoreye action yo guseringa no kubayinga mo hagati muri chart yawe yo hagati. Nuvuga ngo niba usanze rigeze ahangaha rwose uhita ubona ko cyangwa se uhita ubona ari signal cyangwa se uhita ufata yuko ari sinyale ya uptrend cyangwa se ya bullish ikomeje. Chart patterns in downtrend nabwo tukuyibona ahangaha. Nuvuga ngo igihe ugisanze in downtrend, menya ko isoko ryawe rirakora breakout rikikomereza in downtrend. Nari mbivuze haruguru ati mu gushaka iki kimenyetso byibuze ugomba gushakamo poet ebyiri kuri buri side, haba kuri side ya resistance na side ya support. Wamara kuzibonamo bikahita biguha ishusho yuko ubonyemo ikino kimenyetso cya asymmetrical triangle pattern. So ascending triangle cyangwa se ascending triangle ni iki? Ubwo tugeze kuri bwa bwoko bwa kabiri. Ascending triangle is a bullish continuation pattern. So when you see this pattern forming an uptrend, nuvuga ngo igihe ubonye iki kimenyetso kuri in uptrend position, uhita wespectinga yuko harabaho breakout ya upside nk'ibisanzwe. Nari nabivuze haruguru ati akenshi ikunda kuba formed kuri resistance. Nuvuga ngo iyo usanze yabaye formed kuri resistance, n'ubundi hahitabaho breakout, isoko ryacu rikikomereza in uptrend position. Ascending triangle
cyangwa se descending triangle pattern ni ukuvuga ngo ikunda kuba format kuri support resistance level. Ubambe kuri support level niho ikunda kuba format. Yo uyihasanze rero ni igihe isoko ryakomeje muri downtrend position. Yo isoko rikomeje muri downtrend position ni ukuvuga ngo akeshi uhita expectinga ko n'ubundi harabaho breakout, isoko rikikomereza in downtrend position. Nuvuga ngo izi nizo symmetrical cyangwa se amoko atatu dusanga ya muri ntuza muri iyi market yacu ya symmetrical triangle. Usibye ko harimo n'izindi nk'iyitwa head and shoulders. Head and shoulders akeshi ni igihe isoko ryakoze no position imwe wenda rigakora uptrend ariko rikongera gukora reversal risubira muri bearish position cyangwa se downtrend position. Muri uko gukora reversal uvuga ngo hari igihe rijya gukora reversal rikamanza rigakora izi nguni zacu cyangwa se rikamanza ikamera nk'irigiye gukora ikimenyetso cya ma. Uvuga ngo muri cya kimenyetso cya ma niho dusangamo cya ntuza ya head and shoulders. Uvuga ngo habanzamo head, uvuga hagati haba harimo head, ku mpande hariho right shoulder and left shoulder. Uvuga ngo ikibi kibonye nuko isoko ritari riba ryakoze reversal rigiye kwigarukira muri downtrend position. Inverse head and shoulder it's the same n'iyi head and shoulders, byose ni kimwe ariko ibi ndashaka kuzabikorera intuza isomo ryabyo ariko cyane nk'abantu tuzigana kutariki 7 kuri scholarship natanze tuzabigarukaho cyane in deep. So ndagira ngo kubera iminota yatujyanye ndagira ngo tubanze turebe kuri za ntuza kuri za step index and volatilities. First of all, izi volatilities nababwiye ko zo ku muntu usanzwe utradinga currencies nazo yashobora kuzitradinga nta kigoye kiba kirimo. Icyambere ni ukumanza ugakora analyze yawe. Ya analyze yawe ukamanza ukavuga ati ese iza iri kunyereka iki. Hano rero nkuko nabibabwiye ndabanza nzishake support level and resistance level. Nuvuga ngo turi mu masaha 28 cyangwa se turi muri time frame y'amasaha 28. Ninza ngashaka support level mu masaha 28 nuko ndaza kubona ko support yanjye iraza kuba iri ahangaha. Then bikanyereka ko aka kanya isoko riracyari downtrend cyangwa se riracyari guseringa in downtrend. Byibuze nkaza kuza kugerageza ikintu cyo gukora buy ari uko ryongeye kuza gukora ahangaha wenda rikaza kuzamuka rigiye muri iyi sasa. Ariko aka kanya nuko muri daily 1 cyangwa se muri support and resistance level isoko riracyari in downtrend. Yego riri hafi ya support ariko ntago rira confirming cyangwa se ntago riraba confirmed yuko hagiye kubaho buy. Ibyo ndabyigwa niki ndaza kumanuka muri H4 time frame. Nababwiye ko H4 time frame akeshi niyo iguha ishusho y'ibyo wowe uraza gukora muri uwo mwanya. Ariko nkuko turi kubibona ahangaha tuvuga ngo ntago yantuza nakoze muri daily 1 ariyo ndakomeza kugenderaho automatically. Ahubwo ndaza ngendere muri H4 ndebe etisubwe ndebe utise ndasabwa iki muri H4.
cyane cyane tukiri hano muri daily one. Nababwiye ko byibuze umanza ukareba ngo ese kando y'umunsi iri kuraninga mu buhe buryo, cyangwa se iri kutwereka iyo shusho bwoko ki. Ishusho iri kutwereka kando y'uyu munsi nuko iri kutwereka aha turi muri volatility 25 index. Nuvuga ngo iyi shusho iri kutwereka, cyangwa se ishusho turi kubona aha ngaha muri volatility 25 index, nuko bagutwereka ko iyi kando y'umunsi iri muri selling position. Kandi twanareba ishusho yuko isoko yo ryabanje, akenshi nababwiye ko igihe uri kujya gukora analyse yawe, tugitangira iri somo rya analyse, nababwiye ko ubanza ukareba ese ibyabanje in past byagenze bite, in present biri kukwereka iyihe shusho. Icyo kintu ni uguhora mukizirikana, kuko iyo wabyibagiwe cyangwa se iyo birenzeho, akenshi birakugora kugira ngo ugire umusaruro ukura muri iri soko. So tugendeye ku byabanje, cyangwa se uko isoko ryaraninze mu gihe cyashize, cyangwa se mu minsi 3 ishize, nuko biri kutwereka ko isoko rimaze iminsi 3 muri selling position, ndetse yewe n'uyu munsi nabwo bikaba kutwereka ko riri muri selling position. Noneho iyo tumaze kureba ishusho y'ibyo isoko mu gihe cyabanje riri kutwereka, tukurikizaho kureba tukavuga ati ese kando y'uyu munsi yabereye opening hehe, ishigaje amasaha ngahe kugira ngo i-closing. Kuko nababwiye ko muri synthetic, ni ukuvuga ngo umunsi urangira, cyangwa se umunsi utangira kubarwa saa 8 z'ijoro. Ni ukuvuga ngo nibwo kando y'umunsi itangira, cyangwa se saa 7:59 nibwo kando y'umunsi irangira. So nko kuri iyi kando rero turi kureba aha ngaha, ni ukuvuga ngo yatangiye saa 7:59 z'ijoro, yabereye opening aha ngaha. Ni ukuvuga ngo niba yabereye opening aha ngaha, biri kutwereka ko ikiba opening yabanje muri buy position, cyangwa se aba buyers bayipushinze bareba ko bayinga, ariko byaje kurangira n'ubundi isubiye muri position ya sell. Nubwo muri aka kanya bari kutwereka ko, cyangwa se iri kuduha ishusho y'uko aba buyers bari kongera kugerageza kuyipushinga bayizamura, kugira ngo ubibone neza. Rero nuko iyo umaze kubona ko aba buyers bari kugenda bayipushinga bayizamura, urabanza ukamanuka muri za time frame zo hasi nko muri H1, ukabanza ukajya kureba ese kuvuga ati ibyo uri kubona koko nibyo, ese bayipushinze bayizamura bayivanye hehe. Aho uhera uvuga ko bayipushinze bayizamura ni aha ngaha, ariko nuko ikiri kugaragara n'ubundi iri mu masaha ya mu gitondo, kuko iyi video ndikuye kora mu masaha ya saa 10. Ni ukuvuga ngo mu masaha ya mu gitondo nuko habanje kwiganzamo buy, ariko muri aya masaha nuko n'ubundi iri kongera gusubira muri position yayo ya selling position. So ibyo byose ukamanza ukabireba, ukabivumbura, ukavuga ati ese niba ngiye kwinjira mu isoko aka kanya ndaza gukora iki. Ikindi ukamanuka ukaza muri 15 minutes. 15 minutes ikintu ugiye gushakamo ni etri, cyangwa se wabo utari kuyibona neza, ukaza muri 5 minutes, akaba ari ho ushakira etri yawe nyirizina yaho urinjirira isoko. Kaka kanya mvuze ngo ngiye kwinjira nonaha, ntabwo byaba ari byo, ahubwo ndaza gutegereza izamuka byibuze igere kuri izi poweti zirahangaha.
nuvuga ngo ahangaha niho ndaza gushakira entry yanjye igihe ndaba ngiye guseringa cyangwa se ndaba mpisemo yuko ngiye guseringa, kuko ushobora kwinjiriramo ahangaha kuri poet ugasanga irinze igera ahangaha bitewe nuko akeshi hano mu Rwanda tuba dufitemo ka capital gatoya cyangwa se nk'abatraders benshi hajya usanga bafitemo capital ntoya y'amadolari 100, 200, 300, ugasanga igiye kugera ahangaha iri kukugwisha muri maka yuko capital yawe igiye gushiraho cyangwa se igiye kuba blonde. Ibyiza rero no kuyitegereza ukaza kwinjira ahangaha, ahubwo ukavuga ati ngewe ninjirira ahangaha ikongera igaseringa, ndaza kuviramo ahangaha wenda ubonye nk'amadolari yawe 30 cyangwa se 50 bitewe na lot size wakoresheje. Yewe n'ijana ushobora kuza kuba wayabonye bitewe na capital uraba ufite muri rya soko ryawe. Nuvuga ngo tugiye mu isoko risanzwe cyangwa se muri rya soko ryacu risanzwe, hano turkwabona step index. Step index iyi ni analyze nari nakoze kare. Ikigaragara nuko muri analyze nari nakoze namaze muri daily 1 namaze kubonamo cya kimenyetso tumaze kwiga mu kanya cyangwa se maze kubigisha mu kanya cya descending triangle patterns. Niba nabonye mu cya kimenyetso muri daily 1 nabonye cya kimenyetso cya descending triangle patterns, ndaza kujya muri H4 ndebe uti mvuga ati ese muri H4 niko bimeze naho bize kunyereka yuko n'ubundi isoko ryacu riri muri buying position, ariko riraza kuzamuka rikore kuri iyi poet. Nuvuga ngo nizamuka rikagera kuri iyi poet nibwo riratekereza kumanuka rivuye ahangaha rikaza kumanuka riza gushaka iyi poet yaha hasi. So twanareba kando y'umunsi nuko iri kutwereka yuko nubundi ko iri muri sell position, ariko nubwo iri muri sell position iraza kurangira igiye muri buying position, kuko nkuko nari mbabwiye nuvuga ngo iraza kuzamuka. Nuvuga ngo ntago birarangirira muri selling position, ahubwo iraza kurangirira muri buying position bitewe nuko iri gushaka kuza gukora kuri ya poet yaha hejuru kugira ngo ibone ko iza kuza kugaruka muri selling position, cyangwa se umuntu expecting ibindi ari uko yamaze kugera hano muri iyi poet. Nuvuga ngo ikigaragara nuko iri soko ryacu riri muri buying position cyangwa se riri muri uptrend position bitewe nuko aho iyi candlestick yatangiriye yabanje muri selling position aka kakanya ikaba iri gusubira in uptrend position. Impamvu mvuga ngo iri gusubira muri uptrend position, ureba aho kando yatangiriye yabereye opening. Nuvuga ngo aho yabereye opening na hejuru ihita ikora sell, muri kwa gukora sell igarukiye aha hasi, kandi amahirwe menshi nuko ishobora kuzamuka bitewe nuko muri time frame ya H4 nk'amasaha ane yarangiye muri uptrend cyangwa se muri bullish position. Ikindi nuko muri aya masaha turimo cyangwa se muri isaha ane turimo isigaje iminota umwe isaha imwe n'iminota 52 ngo inayo irangiye, biri kutwereka ko itangiye kuzamuka igana muri bullish position. Niba itangiye kuzamuka igana muri bullish position, hari amahirwe menshi yuko nayo ishobora kurangirira muri bullish position. So ibanga rero cyangwa se ibanga ryo gutradinga izi step index nuko ugomba kuzitradinga nta bwoba ufite. Icyo ni icyambere. Ikindi nuko bisaba kubanza kugira ngo ukore analyze neza, kuko muri step index cyangwa se volatilities
iyo wibeshye entry, yo winjire muri entry itari ya nyayo, automatically usanga uri guhomba menshi cyane, kandi bitewe nuko zo zigenda akenshi. Ni ukuvuga ngo hano muri synthetic cyangwa se by'umwihariko muri volatility na step index, ni ukuvuga ngo nkuko nabibabwiye haruguru yuko zikoresha technical analysis cyane, cyangwa se kuzitradinga zishingiye kuri technical analysis cyane. Ibanga rya mbere ni ugukora analyse ugendeye kuri support level and resistance level. Ikindi ukareba ari amachart patterns, harimo zirazi symmetrical triangle. Ikindi ukagendera kuri candlestick patterns. Uvuga ngo iyo tuvuze candlestick patterns ni ukureba candlestick muri isoko ryawe, cyangwa se igihe ugiye kwinjira isoko, candlestick zabanje zakwereka iki, candlestick ziriho ubu ngubu ziri kukwereka iki. Ibyo byose ukabihuza, akaba ari byo biguha ishusho y'icyo ugiye gukora muri uwo mwanya. Ikindi cy'ingenzi muri volatility and step index ni uko kuzitradinga neza, akenshi ugendera kuri ya high highs level and high lows levels. Ibyo ngibyo already wakoze support level and resistance level uba wabibonye. So kuko n'intuza ni support bambaye step index and volatilities, ni pairs usanga ziri kubahiriza icyo twita ama top downs, cyangwa se usanga uzi icyo twita ngo top down analysis, and when there's smart traders. Ibi byose usanga uri kugenda uhura nabyo muri iri somo, cyangwa se muri kariya ya synthetic indices. Ariko kuzitradinga ni byiza cyane, kuko iyo zafashe position ngo ituza ari uko igeze handi wateganya. Nicyo cyiza kizi volatility, cyangwa se kizi step index. Ngo yaba ari step index igenda muri ya position n'ubundi irimo. Icya mbere, iyo wamaze kumenya position isoko riri kwerekeramo, rwose ibintu usanga biri kugenda mawi. So hano subiye hangaha rero kuntuza kuri izi step index kuri trading, lot size nto ushobora gukoreshaho ni 0.10. Nk'urugero, niba nje hano ngakora buy, bivuga ngo yo itera agaseti kamwe igende itera kugera kugera 0.10. Step index irimo amoko atatu. Harimo step index isanzwe cyangwa se tumenyereye, hakabamo step index 200. Yo ni ukuvuga ngo nayo minimum lot size ushobora gukoresha 0.10, ariko itandukanye na step index isanzwe. Step index 200 mu gihe step index isanzwe ikora agaseti kamwe ibiri 10, 0.10. Kuri step index 200 ibiri ukaba 0.10. Naho ngaho cyangwa se mu gitasi mu gihe kuri step index 500 urugero wenda yaziguze, iyo ibiri kubara agaseti kamwe ibiri kubara 0.50. Bivuze ko peyi ishobora kukungura vuba ahangaha ni step index 500, niyo yihuta cyangwa se niyo igira volatility iri hejuru cyane. Step index agakurikiraho step 200, ni peya nziza cyane ushobora kubona inyungu yihuse, nizo ushobora gutradinga rwose. Step index 500 ni ukuvuga ngo ishobora gukubita uduseti 10 ukawubonyamo amadolari yawe 20, cyangwa se amadolari n'amadolari 25. Ni ukuvuga ngo iyo ukoresheje ya lot size ya 0.10,
uduseti 10 uba ubonyemo amadolari 25, ubundi munsi wawe ukirirwa neza umeze neza. Nk'urugero murabona ahangaha akanizamutseho gusa ariko irimpaye cyangwa se ibashije gutanga amadolari 4, 5, mu gihe ya step index 200 nayo biri kugenda biyingayingana, ariko yo neyinjemo mbere niyo nabanje kwinjiramo nayigeze mu madolari 6, kandi izi ni lot size ntoya za nyuma nakoresheje. Noneho imagine uramutse ukoresheje cyangwa se ubashe ufiteho capital nziza ukabasha gukoresha nka 0 cyangwa se nka lot size ya rimwe, nk'urugero nkoresheje kuri lot size ya rimwe hano kuri step index 500, murebe nuvuga ngo agaseti kamwe igende kubita amadolari 5, ariko no guhomba nabyo mukabyibuka yuko guhomba nabwo bigenda bingana. Nuvuga ngo uko unguka menshi ni nako no guhomba menshi bishobora kuza bingana na ya lot size uri gukoresha. Icyiza nuko kuri step index kugira ngo wenda utangire kuyitradinga ushobora guhera ku madolari step index 500 uhera ku madolari 7, naho step index isanzwe yo uhera ku madolari 2, mu gihe step index 200 yo uhera ku madolari 5 kugira ngo ubashe kuyitradinga. Ariko iyo utayifiteho ubumenyi buhagije cyangwa se iyo utafiteho experience ihagije usanga ya mafaranga yawe ahise ahomba. Ibyiza rero no kumenya ngo urisanga muki cyangwa se uri icyo uri kwisangamo cyane ni ikihe, akaba aribyo ukumya gukoraho cyangwa se gufokasingaho cyane. So reka isomo ryacu turisoreza ahangaha, ariko nongera kwibutsa abantu yuko twatanze scholarship. Iyo scholarship iteganyijwe ku itariki 7, aho itariki 7 z'ukwa 12 nibwo duteganyije iyo scholarship. Iyo scholarship ku muntu wese wifuza kuyatendinga ni karibu, ariko hari ibisabwa. Nuvuga ngo iyo scholarship ku muntu ushaka kuzayatendinga asabwa kuzishyura 25,000 gusa. Ibyo 25,000 hazaba harimo lunch, hazaba harimo icyo kunywa ndetse n'icyo kurya, ndetse no kubukinga hoteli tuzabasha cyangwa se sale hoteli tuzabasha gukoreramo. No kuvuga ngo iyo scholarship intego yayo nuko ni ugusobanura uyu mwuga mu buryo buri in deep kandi vis-a-vis turi kumwe imbona nkubone, kugira ngo iyo turi kubisobanura hano kuri YouTube hari byinshi tutinjiramo bitewe n'iminota tuba dufite cyangwa se n'umwanya mutoya tuba dufite. Ariko kuri icyo gikuru uwo munsi cyangwa se kuri izo tariki 7 ni cyangwa se ni isomo aya ni amasomo tuzabasha kwinjiramo in deep, tumenye gukora analyze, tumenye uko wakwinjira isoko cyangwa se uko wamenya gukora enta yawe, haba kuri step index, volatility, step index, mambe, crash and boom, byose tukazabyinjiramo in deep. Ni umunsi wose iyo scholarship izamura umunsi wose. Amasomo azatangira saa 4 asoze saa 10 z'umugoroba. Numva ko ibintu bizaba ari special gusa. So mwakoze cyane, mwari kumwe na Mr. Paul na Huta.